Yes, nongeye guhereza ikaze nkubwira ngo filime yacu noneho yabaye umuriro, ngira ngo niba episode yasohotse ya 18 wayirebye, ni episode ibabaje ku buryo bakubise uyu nguyu Ahisa ndetse na Cedric, ubona ko ari ibintu bibi cyane. Sharomo iyi filime yagarutsemo afite umujinya mwinshi we na uncle we, bagiye bakupita abantu ku buryo babonaga Sharomo ameze nk'ushaka kwica Cedric kugira ngo agumane uyu mukobwa, ariko icyagaragaye ni uko nyuma y'uko abakubise ubwo ari niko filime yacu tugira ngo yasojwe, ubwo uyu nguyu Dani yinjiraga yagerageje gutuka uncle we ndetse na Sharomo, igitutsi kiramucika aravuga mwambwa mwe mureke gukubita abantu, ndetse nkubwira ngo niba koko ushyigikiye urukundo rw'aba ngaba andika comment ukande like share ndetse kugira ngo iyi documentary gomeze igere ku bantu benshi. Gusa njye nkubwira ko urukundo rwabo ndarushyigikiye, ndetse ngomeze no kunezezwa n'uburyo nyine bari kutugaragariza uburyo wakagombye kuba wagafasha umuntu ukunda ntiwemere kumutererana ngo nuko mugeze mu bibazo. Ariko by'umwihariko iyi filime njye narababwiye, iyi filime irimo isomo rikomeye cyane. By'umwihariko bagaragaza ko niba uri umukobwa ubundi utaba ugomba guhitamo nabi. Niba ufite umusore ugukubita kuko twabonye uyu nguyu Sharomo adatinya no gukubita n'uyu nguyu ngo yita sheri we Alice, akamukubita ku buryo muri kano gace byonyine amukubisemo nk'inki nk'eshatu. Ubona ko ari ibintu bibi uyu musore yakinnye uri muri filime, ari igihubutsi. Ndetse akabona no basore abakobwa bagenda bahura nabo hano, tukibaza ngo ese niba umusore atatinya kugukubita mutarashakana, muramutse mushakanye yagukorera ibingana iki? Niba umusore mushakanye agukubita nyine uko mbikubwiye, muramutse mushakanye wabaho ubuzima bumeze ute? Iri ngiri niryo somo baba bagaragaza. Cedric akina muri iyi filime ari umusore witonda, ufite indangagaciro, wubaha, wicisha make kandi w'umukire, ariko ubasha kubana na rubanda rugufiya, kandi akabasha kuba yabana na bagenzi be neza ku buryo Kagihozo yabuze akazi akamusubizamo. Ariko ibyo turi kwibandaho uyu mwanya ni ukureba ngo ese koko birakwiye kuba wakundana n'umusore cyangwa se wabana n'umusore uzi neza ko yatangiye kugukubita mutaranabana? Tekereza kuba umuntu yaratangiye gukubita mutaranabana, hano ugahita wibaza ngo noneho turamutse tubanye byagenda ute? Yagukora ibingana iki? Niba umuntu adatinya kugukubita mutarabana, muramutse mubanye byagenda gute? Iri ngiri ryo somo riba rigomba kubera abakobwa isomo. By'umwihariko niba uzi ko ufite boyfriend wa utakubaha, utiyubahisha, ushobora gutinyuka gukubitira mu bantu atitaye ngo ku rukundo agukunda, ukabona aragukubise, ukabona ibintu byose ararakaye, wajya unamubwira ikintu ntakumve, uwo nguwo ntabwo uba ugomba rwose kugira icyo uvugana nawe. Ariko nubwo muri iyi filime yajemo nyine ubona ari umusore utuje utakekeraga ko yanatendeka, ariko kuri uyu mwanya rwose iyi filime ikweretse isomo rikomeye cyane ry'uburyo uri umukobwa utaba ugomba gukundana n'umusore ugukubita, cyane ko n'ubundi Sharomo noneho bajya kumwanga bikanacika, nubwo baje kubona ibizibiti by'amafoto muri episode yarangiye 17, ariko iya 18 rwose yitwaye nabi, akubita uyu mukobwa rwose amwereka ko nyine ari hejuru cyane, mbega ko uyu mukobwa nta n'ijambo afite. Kandi ubundi kino gikorwa cyose cyo kubita umugore ni igikorwa cy'ububwa. Bimwe bavuga ngo koko umugabo ukubita umugore aba ari umugabo mbwa, naho umugore ukubita umugabo we aba akubise imbwa nyine nk'uko bisanzwe. Reka ngushimire ko muri kino kiganiro, turaza tukomeza dusesengura utundi tuntu n'utundi, kwibutsa ko uyu nguyu Gihozo niyo batanze amakuru, mbega yabaye nk'umuntu wabavuyemo, akora n'ikosa, ntiyabahamagara ngo ababwire uko ibintu bimeze, basi bamenye uburyo bari bubyitwaremo. Ariko Dani ahinjiye gisirikare. Reka turenga episode izakomeza bizagenda ute.